Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, hashimwe Uwiteka utureberera akatubera amaso, akaba yongeye kuduha ikindi gitondo cy'umugisha, uyu ni uwundi munsi mwiza w'umugisha aduhaye kugira ngo tuwunezererwemo tuwishimiremo, wowe ubyutse bikemera ukareba urambuye amaso yawe ukabona birakunze, ugatera intambwe ukabona biremeye, reka dufatanyirize hamwe duhereze Imana yacu icyubahiro. Hari ingabo nyinshi yatanze ku bwawe kugira ngo uryame ubyuke uri amahoro, ntabwo ari ku bw'amaboko yawe, si ku bwo gukiranuka kwinshi, ni ubuntu Imana yakugiriye, rero nibigutere kuyiramburira amaboko uyihereze icyubahiro kuko ariyo ishobora byose. Iyi ni ya saha yo kubohoka, uyu ni wa munsi wo kubohoka, uyu munsi nawe ubohoke hamwe na Profete Emma Ndikumana. Uyu munsi ni itariki 4 ukwezi ko ni ukwa munani. Imana y'amahoro ikomeje kubana natwe, nkwibutsa yuko turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ku kwezi kwa munani Imana y'amahoro ikomeze kukurindiramo kandi ikomeze kugukoreramo ibikomeye, by'umwihariko uyu munsi ku wa mbere kuri iyi tariki, iki ni icyumweru gishya dutangiye. Iki cyumweru Imana igira ibintu igucyahira, Imana igira ibintu igucyahira. Hari ibintu bimaze igihe bitsikamira ubuzima bwawe, hari ibintu bimaze igihe bikwicariye, hari ibintu bimaze igihe bigusuzuguza, hari ibintu bimaze igihe byaragufasheho ijambo, indwara zagufasheho ijambo, ibibazo byagufasheho ijambo, amadeni yagufasheho ijambo, ubukene bwakubayeho akarande, mbega ubuzima bwawe nta munezero uburimo. Ariko nari mvuze ngo Yesu agira ibintu agucyahira, Yesu agira ibintu agucyahira kuko niwe wenyine uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Yesu Kristo iyo akinze ntawakingura, kandi iyo yakinguye ntawakinga. Yavuze yego ntawabasha kuvuga hoya. Rero agira icyo agucyahira, agira imiraba agucyahira, agucyahira abarozi batuze, agucyahire ubwo burwayi butuze, agucyahira ayo madeni, agucyahira icyo gisuzuguriro kikumazeho igihe, agucyahira ayo marira, aguhanagura amarira, kuko Yesu niwe ujya uhanagura amarira, Yesu niwe ujya uhoza amarira akayamara, agashira, akarangira, akagenda. Uyu munsi reka dusengere mu ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 8, turasoma duhereye ku murongo wa 24. Haravuze ngo baraza baramukangura bati, databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha abituze. Arababaza ati, kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki, utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Imana ishimwe, akira neza ijambo ry'Imana. Aba batabaje umugabo witwa Kristo bari bari mu kaga, bari bari mu bwato, bari bari mu nyanja, kandi umuhengeri ari mwinshi. Nawe unkurikiye nonaha, hari umuraba, hari intambara urimo urarwana, hari ibintu unyuzemo binanije ubuzima bwawe, umuraba urimo uraguteragana, uri mu bibazo bitakoroheye, urimo urakozwa hirya hino, amadeni aragukoza hirya, intambara zikagukoza hirya, uburwayi bukumereye nabi. Niwe buri munsi wabaye iciro ry'umugani, ahantu hose barakuzi, mu kazi kawe urakora ntibigenda,
mbega ubuzima bwawe bwose burimo imiraba, muhengeri warateye, ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo humura, Yesu acyashya umuraba mu buzima bwawe. Ngo baratabaza bagira ubwoba cyane, bagira ubwoba baratinya, bavuza induru babona birabacanze, ariko ngo Yesu yarari aho ngaho, ariko ngo asinziriye. Birashoboka ko nonaha urimo urareba ukabona Imana ntayihari, ukareba Imana ntiri kuboneka, ukareba nta hantu ibintu byanyura, ukareba ukabona nta gacu ko gutabarwa, ariko ndagira ngo nkubwire, hagati mu kibazo Imana iraboneka. Hagati mu kibazo Imana iraboneka, hahandi ubona ko birangiye, aho ngaho niho Imana iza igatangira igakora. Ngo bavuze induru baratinya cyane, ngo baragenda baramukomanga, baramukangura, baramubwira bati databuja turapfuye, baramubwira bati dutabare. Ngo aho yarara arabumva. Nawe nonaha Yesu yumvishe gusenga kwawe, Yesu yumvishije gutaka kwawe. Umaze igihe umwinginga ku bwa mariage yawe, umaze igihe kinini umwinginga kubw'urugo rwawe. Shaka ko Imana izanamo ihumure, shaka ko Imana izanamo ubuzima, shaka ko Imana izanamo impinduka, shaka ko Imana ikurwanirira, shaka ko Imana iguhagararaho, shaka ko Imana ikubambira amahema. Ariko umva nkubwire, Yesu wahamagaye, Yesu wasenze, Yesu watakiye, arabonetse kandi araserutse, kandi aserukanye ubutware, acyashya umuyaga. Haleluya! Ngo akangutse ngo acyaha umuyaga, ngo n'amazi yari yihindurije, ngo ako kamwanya ntibyazuyaza biramwumvira. Dore imiyaga yose niwe uyihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Dore imiyaga yose niwe uyihagarika, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Imiyaga yose niwe uyihagarika. Ubukene niwe wabuhagarika akagukuraho ubukene burundu. Yesu iyo acyashya ubukene ntibwongera kugaruka, iyo acyashya abarozi ntibongera kukuroga. Nari mvuze ngo humura, Yesu amanuwe no gucyaha ibibazo byose byari bimaze igihe bikugarije. Hari umuraba wari uri mu buzima bwawe, ariko humura, Yesu arawucyashye. Hari intambara zari ziri ku buzima bwawe, ariko ndakubwiye ngo humura, Yesu aritamuruye kandi arigwatirije, kandi Yesu akoze ibikomeye mu buzima bwawe. Humura, hari impinduka Yesu azanye, kandi hari ubutabazi Yesu azanye mu buzima bwawe. Humura, Yesu arashoboye, kandi humura, Yesu nta kimunanira. Humura, Yesu ni intwari mu ntambara, kandi humura, Yesu ni umutsinzi. Ndagira ngo nkubwire ngo iki cyumweru dutangiye izere Yesu, umwiringire, umuhangeho amaso. Hari ikintu gishya ari bureme ku buzima bwawe, byuzagerageza gukora byose. Yesu arazana umugisha mu biganza byawe, nugerageza gukora bizemera, kandi ibyo uzagerageza kujyamo byose mugira uwa mbere, nawe azaza kurwanirira. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka dusengane. Imana Data uri mu gihugu cyo mu ijuru, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Imiyaga yose ni wowe ujya uyihagarika, intambara zose ni wowe ujya uzihagarika. Iyo uvuze ngo nibituze byose biratuza. Uburwayi ni wowe ujya ubuhagarika, ni wowe ujya ubasha guhagarika kanseri, ni wowe ujya ubasha guhagarika diyabete, ni wowe ujya ubasha gukiza sida, ni wowe ujya ubasha gukuraho ubugumba, ni wowe ujya ukora mu nda z'ababyeyi barananiwe gutwita imyaka ibaye myinshi, ariko ukabaha abana bagakikira. Wahagaritse umuraba kwa Aburahamu, uragenda uracyaha umuraba, uragenda ujya mu nda ya Sara, yarabaye umukecuru, imvi zaraje, urangije ukora mu nda ye, ucyaha ubugumba buragenda, Sara aratwita, arabyara umwana mwiza. Urabikora. Rero nyemerera nyaguhora ku ngoma Imana,
ubohora uyu muntu wari unkurikiye, ntucyahe buri mbaraga yose y'abazimu n'abadayimoni, buri mbaraga yose yari itsikamiye ubuzima bw'uyu muntu, hari imbaraga y'abarozi yari imutsikamiye, ndacyaha uyu mwuka w'abarozi mu izina rya Yesu. Ntucyaha umwuka w'ubukene, ntucyaha umwuka w'inyatsi, ntucyaha umwuka w'igisuzuguriro, ntucyaha umwuka w'indwara mu izina rya Yesu. Buri muntu wese wari umurikiye yakira umugisha muri iri jambo, yakire kubohoka muri iri jambo, kandi yakira ubutsinzi muri ryo. Imbaraga zawe zimwambare iki cyumweru dutangiye, buri wese icyo azagerageza gukora kizamubera umugisha. Inzugi zari zikinze zifunguke mu izina rya Yesu. Abari abashomeri bakira akazi mu izina rya Yesu. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubuntu bwinshi, kandi uri Imana ijya ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Ndagushima rero kubohoye abantu bawe, kandi ubahaye umugisha, ubahaye ubuzima, ubarwaniriye, baremeye amashimwe. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe uhereye none no kugeza iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Imana ibamere umugisha, Imana ibagirire neza. Uyu munsi nawe ubohoke, Imana iguha umugisha. Reba niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, ukoreho subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu mwanya mwiza wo gusenga. Gusenga bikingura ijuru, gusenga birahindura, kandi buri uko dusenze, buri sengesho ryose rya buri munsi rijye rikugeraho mu buryo bwihuse. Reba niba utari wayikora uyikore, kandi niba unkurikira uri kuri TikTok nabwo urebe ko utari wakora follow, utari waflowinga Prophet Emma, nabyo ubikore. Imana iraguha umugisha. Hanyuma dufatanye kuvuga ubutumwa bwiza. Wowe urebye ino jambo ry'Imana, rino sengesho wowe uryumvishe, risharinga abandi, sharinga abantu benshi bashoboka, babwire nabo bumva ijambo ry'Imana. Sharinga inshuti yawe, sharinga umuvandimwe wawe, musharinge, umwoherereze iri sengesho nawe aryumve. Kandi ntugende udakanze like, ntugende utanditse muri comment niba wumva bigufashije, uvuge cyane uti amen. Rero Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, Uwiteka akomeze kubagura no kubarinda muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom, shalom.